Kristo Yesu. Shalom shalom, turabararitse nanone bakunzi inshuti zacu b'ikiganiro bibiganiro dutambutsa kuri Tsinda TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugirirwe neza n'Imana aho muherereye hose. Turabakunda kandi ndabizi ko hari n'abandi batweretse ko mudukunda. Imana y'amahoro ibarigirire neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira cyangwa se tugiye kwigisha umutwe w'ikiganiro cyangwa se umutwe topic y'ikiganiro avuga ngo kurwanya, isengesho ryo kurwanya imbaraga z'umwijima, isengesho ryo kurwanya imbaraga z'umwijima. Aho niho tugiye kugera, ubwo tugiye gutangira kwigisha uburyo bwo gusenga bwo kurwanya imbaraga z'umwijima, uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima, iyo tuvuga imbaraga z'umwijima ni ukuvuga ngo zihagarariwe na Satani. Satani nk'umunyembaraga z'umwijima niwe wica, niwe wiba, niwe urimbura. Nk'uko mubizi ibyanditswe byera bigenda bibihamya yuko akazi ka Satani ari ukwiba no kwica no kurimbura, kandi ibyanditswe bikatwereka yuko agenda azerera ameze nk'intare ashaka uwaconcomera. Petero wa mbere, ni ubutumwa bwiza dusanga mu gice muri Petero wa mbere igice cya 5 n'umurongo wa 8. Petero wa mbere igice cya 5 n'umurongo wa 8 biravuga ngo azerera ameze nk'intare ashaka uwaconcomera. Reka tuhasome nshuti mukundwa muri Kristo Yesu. Ubwo dutangiye kwigisha kurwanya imbaraga z'umwijima, ntabwo kwigisha uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima tutabanje kwigisha izo mbaraga z'umwijima nyirazo, nyirubwite, wo ziturukaho. Rero biravuga ngo namwe ngo muyikoreze 7. Duhe Petero wa mbere igice cya 5 n'umurongo waho wa 7 aravuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconcomera. Hano biriya itweretse yuko Satani azerera ameze nk'intare yivuga ashaka uwaconcomera. Mu bugome bwa Satani abashaka guconcomera umubiri w'umuntu, abashaka guconcomera ni ukumira bunguri, ni ukurya vuba nyine ugaconcomera ugahubuza ikintu ukakimira. Satani abashaka guconcomera umubiri w'umuntu, abashaka guconcomera ubwonko bw'umuntu, ibitekerezo by'umuntu, imishinga y'umuntu, urugo rw'umuntu, abana b'umuntu, akazi k'umuntu, akantu kose Satani ababona mu buzima bwawe azerera ashaka kugaconcomera. Iyo utahagurutse rero kumurwanya, no kuvuga ngo azagaconcomera. Ashobora guconcomera ku kazu kawe wiyubakiye, ashobora guconcomera iyo modoka ugendamo, ashobora guconcomera iyo salere uhembwa wajya uyifata ntumenya aho iciye, agasunika indwara, agasunika ibibazo bitandukanye bituma ya salere yawe igenda muri ubwo buryo budasobanutse. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, niyo mpamvu birivuga ngo murwanye Satani azabahunga. Yakobo igice cya 4 n'umurongo wa 7 biravuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera, ariko murwanye Satani azabahunga. Satani rero mu bugome bwiwe, iyo utamurwanyije araza akaba inshuti yawe, araza akibera mu buzima bwawe, ntashake kubuvamo. Aho Satani yinjiye ntabwo aba ashaka kuhava. Bibiliya itwereka ukuri uriya muntu wari urwaye abadayimoni, umuntu wari urwaye abadayimoni batifuzaga kumuvamo, ntabwo bifuzaga kumuvamo. Ubundi muri kamera y'abadayimoni, iyo Satani yabohereje, iyo tuvuga abadayimoni ni ingabo za Satani. Ujye usobanukirwa ko abadayimoni ari ingabo za Satani, ari bo bamarayika b'umwijima, bandi birukananywe na Satani mu ijuru. Abo nibo twita abadayimoni, abamarayika b'umwijima bitwa abadayimoni. Rero iyo bari mu buzima bw'umuntu ntabwo baba bifuza kubusohokamo, ntabwo baba bashaka kubuvamo gutya gusa, bashaka kugira ngo bagume mu buzima bw'uwo muntu. Niyo mpamvu rero iki kiganiro kivuga ngo iki kiganiro kije kivuga ngo uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima, uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima mu buryo bwo gusenga. Turaburwanya rero twirukana izo mbaraga z'umwijima mu buzima bwawe, izazanye ibibazo mu buzima bwawe turazisenya, turazirwanya mu izina rya Yesu. Bibiliya itwereka yuko inkuru yamamaye, Yesu Kristo inkuru ye yamamaye Isiriya, bamuzanira abarwayi bose b'indembe barwaye indwara zitari zimwe n'abatewe n'abadayimoni.
n'abarwayi b'ibicuri, ariko ngo abo bose Yesu yagiraga gute? Yarabakizaga. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, bitwereka ko Yesu yagiye yirukana abadayimoni akoresheje itegeko gusa. Matayo igice 8 n'umurongo wa 16 turavuga ngo nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni. Yirukanisha abadayimoni itegeko gusa, akiza abarwayi bose. Akiza abarwayi bose. Muri Matayo igice nanone 8 n'umurongo waho wa 31, Matayo igice 8 n'umurongo waho wa 31, aho ngaho reka duhere ku murongo wa 28. Biravuga ngo akiza abantu bafite daimon, akiza abantu bafite daimon. Ngo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni ahura n'abantu babiri batewe n'abadaimon bava mu mva, bari abasazi cyane, bituma nta watinyukaga kunyura mu nzira muri iyo nzira. Ngo barataka cyane bati duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje kutwica urupfu rw'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Hano turabona ko abadayimoni batinya Yesu cyane, bazi yuko azabica mu gihe cyagenwe n'Imana, bazi yuko azabica ku munsi w'imperuka, ku munsi w'amateka, bazi ko azabica. Urumva biravuga ngo baratatse cyane, baravuga bati duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Uyu Yesu Kristo yari amaze guhura n'abantu bari babushywe n'imbaraga z'umwijima, bari abasazi. Noneho rero ko bari abasazi, ngo ahantu babaga bari, mu nzira babaga babarizwamo, nta muntu watinyukaga kuhanyura, kuko abadayimoni bari babarimo babuzaga abantu guca muri iyo nzira, bateraga abantu amabuye, bigatuma abantu rero birinda guca muri izo nzira. Noneho abo bantu rero barimo abadayimoni babonye Yesu, ndajya kubwira ngo abadayimoni nyine ni imbaraga z'umwijima, bakoresha imbaraga z'umwijima kwica, bakoresha imbaraga z'umwijima kuzinga umuntu, bakoresha imbaraga z'umwijima kumugaza umuntu. Hari abantu bamugajwe n'abadayimoni, hari abantu bafite ubumuga ariko ubumuga bukomoka ku badayimoni, hari abantu bafite indwara zikomoka ku badayimoni, hari abantu bafite ubukene bukomoka ku badayimoni, hari abantu bafite inyatsi zikomoka ku badayimoni, hari abantu babuze urushako bitewe n'abadayimoni, hari abantu babuze urubyaro bafite ubugumba bwatewe n'abadayimoni. Niyo mpamvu iki cyigisho cyacu cy'uno munsi kivuga ngo kumenya uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima biciye mu gusenga, uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima cyangwa se amasengesho arwanya imbaraga z'umwijima. Icyigisho kiravuga ngo amasengesho arwanya imbaraga z'umwijima. Turigisha amasengesho arwanya imbaraga z'umwijima. Noneho rero abadayimoni baratatse bavuga ngo duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu rw'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Ngo hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati nutwirukana utwohereze muri uriya mugana w'ingurube. Abadayimoni ubwabo ntibifuzaga ko birukanwa ngo bakurwe muri uyu mubiri w'uyu muntu, ariko kuko bari bazi ko nta yindi shwa Yesu icyamuzanye ari kugira ngo abohora abantu, bahise binginga Yesu ngo turakwinginze nutwirukana utwohereze muri ziriya ngurube. Noneho 32 ngo arabasubiza ati nimugende. Babavamo baragenda bajya muri izo ngurube. Numva abadayimoni bagomba kugenda, tugomba kubategeka kugenda bakava mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, bagomba kuva mu buzima bwawe. Rero tugiye gutangira gusenga uburyo rero bwo kurwanya imbaraga z'abadayimoni. Icyambere ugomba kuba ufite ubuzima bwakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uburyo bwo kurwanya imbaraga z'umwijima. Iyo tuvuga imbaraga z'umwijima nuvuga ngo ni imbaraga zikomoka kwa Satani. Hari abantu rero bagiye kwa Satani bahabwa izo mbaraga zo kwica, bahabwa imbaraga zo kwiba, bahabwa imbaraga zo kuzinga abantu no kugirira n'abandi. Babandi bashobora kuzinga umukobwa akabura urubyaro, babandi baba bakoresheje imbaraga z'umwijima, babandi bashobora kukoherereza inyatsi, babandi bashobora kukuroga aksida, umuntu agahura na aksida, impanuka bakoresheje imbaraga z'umwijima, umuntu akicwa yishwe n'impanuka ariko ari impanuka y'abarozi, ari imbaraga z'umwijima zakoreshejwe kugira ngo umuntu yicwe
impanuka, ba bandi bashobora kwica ubukwe bw'umuntu, bashobora kwica mariage y'umuntu, bashobora gusenya urugo rw'umuntu bakoresha imbaraga z'umwijima, abashobora kwica imyigire yawe, kugutandukanya n'umusaponso wawe wakurihiriraga amashuri, umuterankunga bakoresheje imbaraga z'umwijima, umuterankunga wawe ugasanga afashe ibyemezo ntaretse gukomeza kugutera inkunga, ari imbaraga z'umwijima zibikoze. Imbaraga z'umwijima zikora akazi kenshi cyane, akazi kazo nyine no kwiba no kwica no kurimbura. Aka kanya rero tugiye gusenga tuzirwanya. Uburyo bwo gusenga rero turwanya imbaraga z'umwijima nta bundi buryo. Cyambere no ugomba kuba ufite Yesu Kristo mu buzima bwawe. Hari ibintu bine by'ingenzi iyo utabifite mu buzima bwawe irwanya imbaraga z'umwijima bidasobora, utabifite ntabwo izo mbaraga z'umwijima zishobora gucika mu buzima bwawe. Ikintu cyambere, ingingo ya mbere kugira ngo urwanye imbaraga z'umwijima zitsinde ni ukuba ufite Yesu Kristo mu buzima bwawe, waramwakiriye nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Kuko izi mbaraga z'umwijima zitinya Yesu, abadayimoni batinya Yesu, imyuka kirozi ya gipfumu na gikonikoni, y'abacwezi, y'abarungi, Freemason, Illuminati, abo bose bakoresha imbaraga z'umwijima, amatsinda yose akoresha imbaraga z'umwijima. Iyo wize Yesu Kristo mu buzima bwawe ntabwo ashobora kugutsinda, kuko uba ufite imbaraga ziva mu ijuru, ufite imbaraga z'umucyo, ntabwo ushobora gutsindwa. Rero imbaraga z'umwijima rero zikomoka kwa Satani, kuko niwe mwami w'umwijima no mutware w'umwijima. Uwo niwe wenyine utwaza abantu igitugu, n'ubuza abantu amahoro, n'ubuzingwa amahoro, n'uteza ibyago n'amakuba hirya no hino mu isi, nk'uko yateje ibyago Yobu. Tubona yarateje ibyago Yobu binyuranye bitandukanye. Uwo mwanzi wateje ibyago Yobu bitandukanye ni nawe n'aka kanya ubasha guteza ibyago isi muri rusange. Ariko mu buryo bwo gusenga tugiye kuzwanya imbaraga z'ubwami bw'umwijima nk'uko twabivuze. Yakobo igice cya 4:7 haravuga ngo mwegere Imana izabegera, murwanye Satani azabahunga. Ntabwo warwanya imbaraga z'umwijima utabanje kwegera Imana. Ubanza kwegera Imana ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukihana ibyaha byawe. Biravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Bisaba kugira ngo kwanza wihana ibyaha byawe. Numara kwihana ibyaha byawe noneho wamaze kugira umutima wejejwe, kandi icyo ni icyambere. Cya kabiri, wamaze kugira umutima wejejwe noneho utangire gusenga, kuko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira kuwiteka, ariko ngo amasengesho y'umukiranutsi akaba umubavu uhumura neza. Gusenga rero kurwanya imbaraga z'umwijima no gusenga k'umuntu ufite umutima wejejwe, ufite umutima ukiranuka, kandi umutima wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, kuko abadayimoni batinya izina rya Yesu iyo wamaze kumenya izina rya Yesu. Cya kabiri nanone cy'ingenzi ku muntu urwanya imbaraga z'umwijima ni ukuba ari umukiranutsi, ni ukuba yihannye ibyaha byiwe, ni ukuba afite umutima wejejwe. Cya gatatu ni ukuba afite guhishurirwa, afite inkomoko z'impamvu y'izo mbaraga z'umwijima, aho zituruka n'aho ziva, n'icyo zigambiriye. Iyo wamaze kumenya izo mbaraga z'umwijima wohererezwa ngo zisenye ubuzima bwawe, zisenye umubiri wawe n'imibereho yawe, ugomba kugira ihishurirwa ryo kumenya aho zituruka n'aho zikomoka. Noneho rero uburyo bwo tuzirwanya twifashishije izina rya Yesu. Icyo ni icyambere. Tukazirwanya twifashishije amaraso ya Yesu Kristo, tukazirwanya twifashishije imbaraga z'umwuka wera, tukazirwanya twifashishije nanone ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu rero muri aka kanya tugiye gutangira dusenga. Aho uri ndagira ngo rero upfukame dutangire gusenga Imana. Aho uri ndagira ngo upfukame dutangire gusenga Imana. Noneho aho uri atuvuga uti mwami Yesu, nje imbere y'amaso yawe. Niba utarakira agakiza, uwo ubanza wakira agakiza kwanza. Wowe mbere yuko dusenga ubanza wakira agakiza. Niba uzi kutarakira agakiza, banza uvuge uti mwami Yesu, mbabarira ibyaha byose nakoze, ibyo data na mama bakoze, ibyo basogokuru bakoze, ibyo nakoze ubwanjye ku giti cyanjye, ibyo nakoresheje akanwa kanjye, ibyo nakoresheje ibiganza byanjye, ibyo nakoresheje ibirenge, ibyo nakoresheje intekerezo n'umutima. Mwami Yesu, ndasaba kugira ngo wimbabarire, amaraso yawe abimpanagureho. Ngwino winjire mu buzima bwanjye, ngwino winjire mu mibereho yanjye, ngwino ube umuyobozi w'ubugingo bwanjye. Yesu Kristo, ngwino ube umuyobozi w'umwuka wanjye, ngwino ube umuyobozi w'umubiri wanjye, ngwino ube umuyobozi w'imibereho yanjye. Ndakwihaye uhereye umunsi wa none, ube wanjye nanjye mbu wawe, njye nawe tubumwe kugeza iteka ryose. Amen.
winjira mu mavuta yo kurwanya imbaraga zose z'umwijima zoherezwa mu buzima bwawe. Hari imbaraga z'umwijima ushobora koherezwa mu buzima bwawe n'abagizi ba nabi, bakazituma bakazohereza kugira ngo zize zikwangiriza umubiri, zize zikwangiriza ubuzima, zize zikwangiriza akazi, zize zikwangiriza business, zize zikwangirize imirimo y'amaboko yawe ukora. Tugiye gusenga rero, muri uko gusenga mu izina rya Yesu Kristo, aturuti mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana Nyiringabo, niyo Imana ifite imbaraga zisumba imbaraga z'ubwoko bwose. Uri hejuru y'abami, uri hejuru y'abatware, uri hejuru y'abafite ubushobozi, uri hejuru y'abafite ubuhanga bwo mu isi, kandi uri hejuru y'imyuka yose iri kuva ikuzimu ndetse n'iri hano ku isi. Uyirusha mu maboko. Aka kanya nje imbere yawe, ijambo ryawe rirambwira muri Luka igice cya 10:18 ko waduhaye ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu kizagira icyo kidutwara. Ijambo ryawe nanone rivuga yuko Matayo igice cya 18:18 waduhaye ubutware wavuze ko ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe. Ijambo ryawe Mwami rikongera rikavuga muri Yesaya 5:17 yuko nta ntwaro bacuriye kuturwanya izagira ikidutwara. Ijambo ryawe rikambwira amakuru no mu Baroma 16:20 yuko vuba bidatinze Imana y'amahoro izaribatira Satani munsi y'ibirenge byacu. Mpagaze muri ibyo byanditswe byose, ndarwanya buri mwuka wose warwanyaga ubuzima bwanjye, ndakubita buri imbaraga yose yatotezaga umubiri, yatotezaga amaraso yanjye, yatotezaga inyama z'umubiri wanjye, yatotezaga ubwonko, yatotezaga imyumvire n'ibitekerezo. Ndarekura umuriro w'Imana, ndayirekuraho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Mwami, ijambo ryarimbwira yuko ingabo zaje gufata Eliya, ziramubwira ngo Mwami, ngo muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo wino. Eliya aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana, umuriro numanuka uve mu ijuru batwike. Ndategetse kugira ngo umanuke umuriro umuvuye mu ijuru utwike imbaraga zose zagenzaga ubuzima bw'uyu muntu, zagenzaga imibereho y'uyu muntu. Aturuti ndatwika imbaraga zose zagenzaga ubuzima bwanjye, imbaraga zishaka kunyica, imbaraga zishaka kungirira nabi, izishaka kunkenesha, izishaka kunsubiza inyuma mu byaha, izishaka kumvana mu byizero. Umuriro w'Imana umanuka uvuye mu ijuru zitwike mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu maraso ya Yesu. Ndatwika izi imbaraga mu mbaraga z'umwuka wera, ndirukana izi imbaraga, ndarwanya imbaraga z'abarozi zahiga ubuzima bwanjye, zahiga imibereho yanjye, abarozi bo mu muryango, abo mu maraso yaho mva kwa data na mama, abaturanyi, abavandimwe, buri wese undoga, urogesha imitongero, urogesha ibitegano, uw'ibihuterano, uwutanga ibitambo, uwatanze ibiguzi mu bapfumu, uwatanze inkoko ibitambo by'amaraso ngo ndogwe, uwatanze amafaranga ngo ngirirwe nabi. Umuriro w'Imana utwika ibyo byose mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga yuko Zaburi 27:2 ubwo ababisha banjye banteraga ari bo banzi banjye, basitariye rimwe bose baragwa mu izina rya Yesu. Reka ababisha banjye ari bo banzi banjye basitare bagwe hasi, kuko nta ntwaro bacuriye kurwanya izagira ikigutwara. Buri ntwaro yose yacurishijwe ikuzimu kugira ngo ikoreshwe mu buzima bwanjye, ikoreshwe muri ekonomi yanjye, ikoreshwe ku mubiri wanjye, ikoreshwe mu kazi kanjye, ikoreshwe mu buzima ngomba kuba hano ku isi, iyo ntwaro ndayitwika, ndayisenya mu izina rya Yesu, ndayisenya mu izina rya Yesu. Umwana w'Imana nzima, aturakubohotse, aturakukize, aturubutsinze, aturakunesha kwawe, atura mu izina rya Yesu. Yeremiya igice cya 1:10 ijambo riravuga ngo dore ngushyize ijambo amagambo yanjye mu kanwa kawe, ngushyize hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya no kurimbura no gutera imbuto. Mpagaze muri iri jambo, ndasenya, ndarimbura, ndakubita hasi, ndashwanyuza ikintu cyose kimbuza gutera imbere, kimbuza kubona amahoro, kimbuza kubona umutekano. Ndarwanya buri imbaraga yose y'umwijima yoherejwe mu kazi kanjye, buri imbaraga yose y'umwijima yohereje mu rugo rwanjye, yoherejwe ku bana banjye, yoherejwe mu
mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ndayivuma ndayisenya mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima. Dore ngushimira mwami, ijambo ryawe ngo dore ukize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no kubika no gutera imbuto. Turasenya turarimbura ikintu cyose kitatewe na data mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Atura ko ikintu cyose kitatewe na data muri wowe kigomba kuranduka. Iyo ndwara ntigeze ishyirwa na Yesu Kristo mu buzima bwawe. Iyo ndwara ni igiti cyatewe muri wowe. Nayo nkubwira ngo ubwo bukene wibonaho ni igiti cyatewe na Satani mu buzima bwawe, ni igiti cyatewe n'imbaraga z'umwijima mu buzima bwawe. Ndarandura igiti cyose kitatewe na data mu buzima bwanjye, ndagitwika ndakirandurana n'imizi yacyo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Turafata mpiri ibitekerezwa byose birwanya kumenya Imana mu izina rya Yesu Kristo twahawe gukirizwamo, mu izina rya Yesu Kristo twahawe kubohokeramo, amaraso ya Yesu Kristo twahawe gucungurirwamo, amaraso ya Yesu Kristo twahawe gukurwa mu kaga no mu makuba. Ndatura kuvanywe mu makuba no mu kaga mu izina rya Yesu Kristo. Iby'imbaraga z'umwijima zagushizemo. Makorinto ba kabiri igice cya 10 umurongo waho wa 3 haravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ndasenya ibihome, ndakubita hasi ibihome byubatswe n'imbaraga z'umwijima, ibihome by'indwara, ibihome by'ubukene, ibihome by'igisuzuguriro, ibyo kutemerwa, iby'icyangiro, ibyo gutabwa, ibihome by'umwuka w'uruzerero, umwuka w'uruzerero, umwuka w'uburushi, imbaraga ziteza uburushi ku buzima bwanyu, iziteza ubukene ku buzima bwanyu, iziteza ibibazo ku buzima bwanyu. Ndazirimbura mu izina rya Yesu, ndazisenya mu izina rya Yesu. Iziteza amadeni, izo mbaraga ziteza amadeni, izo mbaraga ziteza kuburirwa, izo mbaraga ziteza inzara iwawe, izo mbaraga ziteza ubutindi wawe, antangira uzirimbagure. Atura kuzirimbagure. Hagarara mu ijambo ry'Imana ngo nuko ahamagara abo 12 abaho ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Abo 12 ni wowe ni njyewe. Irukana izo mbaraga z'abadayimoni zatezaga amadeni mu buzima bwawe. Toso kiriya bala ya satakaraya. Atura kuzisenye, atura kuzirimbutse. Reka zimuke mu buzima bwawe, reka zimuke mu mibereho yawe, reka zimuke mu kazi kawe. Reka umuriro w'Imana kuburi mwuka wose urwanya iterambere ryawe. Reka umuriro w'Imana kuri buri mbaraga yose irwanya kwaguka kwawe. Atura ko uri umunyamugisha, atura ko uri umuntu ukomeye, atura ko utazabo hasi. Muri iyo suyi igice cya 2 n'umurongo wa 5 wa 6 gutyo Bibiliya iravuga ngo nta muntu n'umwe uzabasha guhagarara imbere yawe. Kubita hasi buri mwuka wose waruhagaze imbere yawe, wakiranyaga destiny yawe, wakiranyaga urwego rw'ubuzima wifuza gukandagiramo. Imbaraga zimaze imisi zikubuza amahoro n'amahwemo, izikubuza ibitose, atura ko zihiye, atura ko zikongotse. Ndakongora izo mbaraga zikubuza ibitotsi, ndazitwika mu izina rya Yesu. Mu maraso ya Yesu ndatwita izo mbaraga. Ndohereza amaraso ya Yesu ku buri mwuka wose warwanyaga wowe. Ndohereza amaraso ya Yesu kuri umwuka wose waruri mu mubiri wa kugira ngo usokemo mu izina rya Yesu. Akira kubohoka, akira ubuzima nyabuzima, akira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Akira ayo mahoro mu kwizera kwawe. Muri iri sengesho ryo kwizera, akira amahoro yawe, akira umunezero wawe, akira ibyishimo byawe, akira kubohoka kwawe, akira gutera imbere kwawe, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Ndacima iminyururu yose, imbaraga z'umwijima zakuzirikishije, iminyururu y'ibibazo by'urudaca, iminyururu y'indwara, iminyururu y'ubutindi, ndayica yose mu izina rya Yesu umwana w'Imana nzima. Umwami Yesu agukize, izere kubohotse, izere kukize, izere kubatutse muri izo mbaraga. Umwami Yesu akugirire neza, umwami Yesu aguha ubuzima, umwami Yesu akwireke. Shalom shalom. Kora share kandi subscribe niba utarayikanda, ukore share, wohereze iri sengesho rigere kuri benshi babasha kubohoka. Imana amahoro ikugirire neza. Shalom shalom, shalom shalom, mugire ibihe byiza.